Happy Hour with Friends on Ihahiro TV. Wari uzi ko bya bibazo byawe byose byabonerwa ibisubizo? Ndavuga bya bibazo umugabo wawe adashobora gusubiza. Ndavuga bya bibazo umugore wawe adashobora gusubiza. Ndimo ndavuga bya bibazo inshuti zawe magara zidashobora kugusubiza. Ndavuga bya bibazo ababyeyi bawe badashobora gusubiza. Ibyo byose byabonerwa ibisubizo. Reka tubirebe muri Matayo igice cya 11 ku murongo 28 kugeza ku 29. Haravuga ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Rekeraho kwikoreza abantu ibibazo byawe, kuko nabo bafite ibyabananiye, ahubwo ibyabo bishyire Yesu. Gitoya ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka yizera. Nshuti yanjye, ibibazo ntibizatuma uhemuka ku Mana ureke kuyizera. Birashoboka ko uri mu kibazo umaranye igihe kirekire, bishobora kuba umwaka, bishobora kuba amezi, cyangwa se bikaba umunsi. Ariko uko cyaremera kose ntikizatume uhemuka ku Mana, kuko igihe nikigera ndabizi uzasubizwa. Muri Yohana igice cya 5 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8 tuhasanga umugabo wari urwaye imyaka irenga 38. Yari ari ku kidendezi, yari yarabuze umuntu n'umwe wamufata ngo amujugunyemo abashe gukira, ariko arihangana ntiyava aho hantu. Ariko igihe kimwe Yesu yanyuze muri iyo nzira, hanyuma amukura kuri icyo kidendezi. Birumvikana ko rero ikibazo cy'umunsi umwe cyangwa umwaka umwe kitatuma tuva ku Mana. Komera ku Mana, amasezerano yawe byanga bikunda izayuzuza.